Imana ishimwe bavandimwe. Nanjye ndi hano kugira ngo mpamye ko Imana yankijije, ariko ingirisha kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ariko nubundi ingiza ikintu nari natewe nubundi no kumva ubundi butumwa nabwo bwitwa bwiza ariko bw'abantu. N'ubutumwa bwiza bw'abantu. Ufite ngewe navukiye mu idini rya ADEPR. Navukiye mu karere ka Rusizi. Navukiye mu idini rya ADEPR kuko navutse nsanga iwacu bamwe ari abapastori, abandi ari abadiakoni, abandi ari abanyamasengesho bakomeye cyane. Ariko mu by'ukuri ubutumwa bwiza bw'abantu ni ubutumwa bwiza bubwira abantu ko hari ibintu abantu bagomba gukora, bamara kubikora akaba ari bw'Imana iza yabemera. Nibwo butumwa nyine bw'idini babwita bwiza. Ni ubutumwa bubwira abantu ko hari ibintu abantu bagomba gukora, bamara kubikora bakabizana imbere y'Imana, hanyuma Imana igakunda ikabemera. Bwari ubutumwa rero bwanshishikarizaga kwigengesera, bwanshishikarizaga kudakora ibyaha, bwanshishikarizaga kudatukana, kutiba, kudasambana, kudakora icyaha icyo ari cyo cyose. Ariko nubundi byarangaga ntago nubundi byigeraga bikunda. Ubwo buzima nabukuriyemo gutyo, ndetse no muri Sunday school mu nyigisho z'abana zo ku cyumweru nari umusomyi muri zo. Ngasoma ari amagambo avuga ngo ntugasambane, ntukibe, ntukagire gute. Umwigisha wacu akatubwira ngo ntago mwumva ngo abantu bakora ibi bose ngo bazajya mu muriro utazima, ngo mujya mukora kugishira mukumva ukuntu kimera, ngo cyo rero ngo kizaba kikubye cyane, ngo umuntu ukora ibi ngibi ngo ni uzajya kwa Satani. Ubwo buzima nabukuriyemo nigengesera ku byaha, ariko nubundi ibyaha nkakomeza nubundi nkabikora. Nkumva nubundi ntabwo ndi gutunganira Imana, ntabwo ndi kuba nkuko nubundi numva Imana ishaka. Maze kuba mukuru rero niho naje ko nubundi gukomeza narakuriye nubundi muri bwa buzima. Najyaga nibaza nkumva abantu baravuze ngo abantu ngo babanze bashaka ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kwayo. Ariko nkakomeza no muri gushishikarizwa ko uko gukiranuka kubitse muri jewe. Bagakomeza kumbwira ko uko gukiranuka kuza kuva mu bintu ngewe nakoze. Bikamakambwa ko uko gukiranuka kuza kuva mu kwigengesera kwanjye. Ariko nubundi narigengeseraga, ariko nubundi ntibikunde. N'igihe byabaga byakunze n'umunsi umwe byibuze wonyine, ntiwashoboraga kumbaza niba ndumva ndi umukiranutsi ku buryo najya kubana n'Imana n'ubundi ngo mbyemere. Umutima w'umuntu uremye ukuntu ku buryo utajya urya ruswa, uremye ukuntu ku buryo buri gihe umwemeza byanze bikunze ko ari umunyabyaha. Ni nayo mpamvu ubwo butumwa bubwira abantu kureka ibyaha no kwitwarika ku byaha no kugira indi mirimo bakora bayikorera Imana. Niyo mpamvu ari n'ubutumwa bubi, kuko ntabwo ari Imana ishaka, ntabwo ari bwo butungana Imana ishaka ku muntu. Mu by'ukuri byageze igihe nza kuva muri ADEPR, mbonye rwose nta kigenda kirimo. Noneho nza kujya mu idini bita apostolique. Ngiye muri apostolique, ariko n'impamvu yo kujya muri apostolique nabwo nuko ari idini yafondewe iwacu, ndetse abantu bo muri famiye banabigiramo uruhare rukomeye cyane. Biba ngombwa rero ko batumobiriza kugira ngo tujye nyine no muri apostolique kugira ngo idini ribone abayobozi. Yego, naryo turiteze imbere. Muri apostolique naho nagiyemo, naho nsanga nubundi ni wahandi nta dini ruti yindi. Nsanga nta dini ruti yindi, nubwo idini iba mu mutima w'umuntu. Idini iba mu mutima w'umuntu, ahubwo ya dini iba mu mutima w'umuntu iyo igize amahirwe ibona noneho abanyamadini bayibwira nk'ibyo yashakaga, noneho bakaza bose bagakora idini ryiza rya rusange, bagakora idini. Nta dini rero utindi. Ntanze nk'urugero, murabona ko mu Rwanda habamo amakoperative, ariko ayo makoperative afite ikigo cy'igihugu kiyashinzwe bita RCA. No kuvuga ngo buri koperative iba ifite izina ryayo. Ushobora gusanga koperative iri hano Ikarenge itandukanye na koperative iri Kigali, n'Icyangugu nayo hari amakoperative. Ariko ayo makoperative aba afite amategeko rusange, amategeko ya cya kigo cy'igihugu kiyashinzwe. Yamara kugira amategeko ya cya kigo cy'igihugu kiyashinzwe, ariko akagira n'amategeko y'umwihariko.
ubwo nibwo buryo n'amadini nayo ateye. Ni amadini yose afite ikintu ahuriraho, nubwo rimwe barifata bakaryita ADPR, irindi bakaryita apostolique, irindi bakaryita anglikane, ariko bafite amategeko y'umwihariko yabo avuga ngo reka twebwe dusenga kuri uyu munsi, avuga ngo reka twebwe tuze tubatiza gutya, reka twebwe tujye twambara ibi tubyihorere. Ariko hakaba n'amategeko rusange ya cya kigo cyose amadini ahuriraho, abwira amadini ko bagomba gukora imirimo ivuye muri bo bakayingukana imbere y'Imana, akaba ariyo mirimo izabajyana mu ijuru. Nasanze rero nta dini rutiyene. Ubwo buzima nanjye mu by'ukuri nabuhangayikiyemo cyane. Natanze amafaranga ngo ndebe ko Imana yanyumva, kugira ngo numve ko byibuze mbaye umwana w'Imana, nkumva n'uburi ntago biri gukunda. Narihanaga buri cyumweru, narapfukamaga bakansengera, ariko n'ubundi nkumva n'ubundi ndacyari umunyabyaha. Nigeze nterera umusozi muremure cyane, ndavuga ati Mana, noneho njya numva umutima wanjye utajya uhamanya nawe, reka nkora ikintu cyo kwitanga no kukwereka ko nanjye binambabaje, ariko umfashe byibuze nanjye nze kumva ko turi kumwe nawe. Ariko cyane cyane nshaka ko Imana nanjye njya aho hantu ikaza kugira ikintu ihambwirira. Nazamutse uwo musozi, ni umusozi uhagaze cyane, muremure cyane. Naragiye ndawuzamuka, ngeze hagati ndabanza ndaruhuka, mbanza kurya indazi n'amazi nari najyanye. Ndongera ndahaguruka, ariko nari ngiye kubivamo habura gatoya. Ndakomeza n'ubundi ndazamuka. Ngezeyo ndasenga cyane, ndahumiriza cyane kugira ngo ndebe ko Imana yaza nanjye kugira ikintu imbwira, yaza kumbona. Ariko n'ubundi biranga, n'ubundi ndamanuka, ariko manuka numva umutima wanjye n'ubundi ngira umunyabyaha. Mu by'ukuri rero ubwo butumwa bwiza bw'abantu, ariko ni nabubi n'ubundi nubwo ari ubw'abantu, ni ubutumwa bushobora gutuma umuntu atanywa ibiyobyabwenge, reka mvuge gutyo. Ni ubutumwa bushobora gutuma umuntu atandura sida, ariko akaba ari ubutumwa butandukanye umuntu n'Imana. Akaba ari ubutumwa n'ubundi bujyana umuntu kurimbuka, kuko ntabwo ari bwo butumwa bwiza bukiza umuntu ugomba kubana n'Imana. Imana ishimwe rero ko n'ubundi naje kumva ubutumwa bwiza, ariko noneho bwavuye ku Mana. Naze kumenya ko icyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yanjye, ngo Imana yagisohoje, ngo ubwo yatumaga umwana wayo ngo araza ngo yambara kamere ngo y'ibyaha, ngo abe igitambo cy'ibyaha byose, ngo ariko ikira ibyaha bya kamere yanjyeho iteka ryose. Mu by'ukuri nyine Imana ituma umwana wayo niwe yari ihaye ubutumwa nyine, kuko ubutumwa bugira umuntu butegura, akaba undi muntu nawe akabumushyirira abandi bantu. Uvuga ngo Imana ituma Kristo mu isi yari muhaye ubutumwa, ariko nyine anazana mu isi. Ubutumwa bwiza rero mbwumva bwabanje kumbwira ikintu cyatumaga kumbe gukiranuka ntabishobora. Ubutumwa bwiza bwabanje kumbwira icyatumaga naragerageje gukiranuka byose bikanga. Ubutumwa bwiza bwarabanje bumbwira ko ikintu cyanyanduje ivuko ryanjye ko ryari rihagije kugira ngo mbe ndi umunyabyaha udashobora gukiranukira Imana. No kuvuga ngo ubutumwa bwiza bukomoka ku Mana bwarabanje bumbwira ko kubera ko Adamu yacumuye wenyine, ibyo nanjye byari bihagije ko nanjye mbarwaho uko gucumura kwa Adamu, nanjye ngahinduka umunyabyaha imbere y'Imana, naba nakoze ibyiza naba nakoze n'ibibi, k'ibyo bintu bihagije ngo mbe ndi umunyabyaha icyo cyonyine gusa. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 5:18 ngo ubwo igicumuro cy'umuntu umwe ngo cyateka abantu bose bacirwaho iteka, ngo ni nako icyo gukiranuka nacyo ngo cyakozwe n'umuntu umwe ngo cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa ngo bahagahabwa n'ubugingo buhoraho. Ubwo butumwa nabumaze kumbwira ko n'ubundi ndi umunyabyaha gusa kubera ko nabaye ku isi, bwambwiye n'ubundi n'uburyo no gukiranuka nabyo noneho bishoboka. Bwaje buje kumbwira ati uri umunyabyaha ku rugero rw'uko nta kintu na gito ushobora kukwikorera ubwawe, ariko no gukiranuka birashoboka, dore n'uburyo ushobora gukiranuka nguko. Kandi mu by'ukuri ngewe mutaragira ngo nta nubwo nigeze njya mu bintu byo gusayisha ngo nkora ibyaha byinshi cyane, bya bindi byo kunywa ibiyobyabwenge, byo kugira gute, ibyo byaha ntago nabikoze. Ariko n'ubundi nari umunyabyaha ku rugero ruhagije kugira ngo Imana indimbure, bya kugira ngo nzarimbuke. Kubera ko Adamu yacumuye, amaze gucumura nanjye ubwo nari ncumuriye muri Adamu, nanjye nahise mpinduka umunyabyaha wo kurimbuka. Naba nigengesereye
cyangwa se ntigengesereye, naba nakoze ibyiza birimo n'amaturo, birimo n'ibya 10 n'ubutayu, cyangwa se ntanabikoze, byari bihagije ngo mbe ndi umunyabyaha. Ubutumwa bwiza n'ubundi bwarambwiye ati noneho gukiranuka byari byarakunaniye, atariko noneho dore n'uburyo wakiranuka noneho bigakunda. Kubera ko Adamu yacumuye ugacumura, ni nako Yesu nawe yakiranutse, nawe ukaba ugomba kugira ute, ukaba ugomba gukiranuka. Ariko ngakiranuka, uko gukiranuka kwa Yesu kukambarwaho ari uko byagenze bite. Uko gukiranuka kwa Yesu nagombaga kukwambara ari uko nemeye ko icyatumye Yesu aza mu isi yaraje kwishyiraho ubunyabyaha bwanjye, yaraje kubarwaho wa muntu wanjye wa kera, wa wundi wari umunyabyaha ku bwa kavukire gusa. Noneho nkemera ko Yesu yaje, Imana ikamubaraho ibyo byaha byanjye byose nta na kimwe isize, yamara kubimubaraho ikanabimuhanira, ariko ngewe ngafata kwa gukiranuka kwa Yesu. Icyo nicyo cyatumye Imana, nubwo bwose nabonye uko gukiranuka kwa Yesu, bavandimwe, ntabwo ari ugukiranuka nabonye kubera ko gusa Kristo yapfuye ngo ngewe ngo mbe ndi umuntu ngo bitarebaga. Kera nari nzi ko twajyaga turi indirimbo ngo Yesu yarabambwe ngo twebwe turabambura, ariko no kuvuga ngo Yesu ntago ari umuntu wari ukwiriye kubambwa ku musaraba, kuko nta cyaha na kimwe yari yigeze akora, nta cyaha na gito habe na gatoya kamwemereraga no kuba umuntu yanamureba nabi yigeze akora hano mu isi. Ahubwo no kuvuga ngo we yamaze imyaka 33 hano mu isi ari gukorera gukiranuka Imana yashakaga. Yamaze imyaka 33 akiranuka ku gato na kanini, akiranuka ku myaka y'ubuto, akiranuka no ku myaka y'ubukuri. Noneho uko gukiranuka kwa Yesu rero niko ngewe nagombaga kwemera ko uko gukiranuka niko Yesu yampereje, cyangwa se niko gukiranuka kwambazweho, ubwo nanjye nemeraga ko Yesu ibyaha byanjye ari byo yazize akagenda akabibambanwa ku musaraba. Nukuvuga ngo Imana yica Yesu cyangwa Yesu abambwa ku musaraba, ni ngewe wari ubambwe. Yesu apfuye, ubwo nanjye nari impfuye, Imana yari inyishe, yari yishe wa munyabyaha. Kubera ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nta kundi byajyaga kugenda. Byarashobokaga ko Imana yajyaga kutubabarira cyangwa se yajyaga kumbabarira ikangira umukiranutsi, ariko na Yesu adapfuye, nabyo byarashobokaga. Ariko Imana yari kuba yivuguruje, kuko yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Urupfu ntago rwari gombaga kuba rubonetse mu ibyo bintu. Yesu rero ajya kuva mu ijuru, yasize yemeranijwe n'Imana. Yesu ajya kuzana ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana mu isi, yasize yemeranijwe n'Imana. Noneho Imana inamubwira ati rero nubwo wemeye kujya gucungura bari abantu, nubwo nshimye ko ibi bintu byemeye, ariko dore kondisiyo zihari. Bari abantu kugira ngo Elias ni ngewe, kugira ngo Elias nzamubabarire, nzemere no kubana nawe hano mu ijuru, nzamukureho ibunyabyaha, mwambike gukiranuka tungane nkanjye, ngeneye ibintu birenga kimwe. Icyambere Elias nuko agomba gupfa. Urupfu uremera kuzapfa, nunagerayo nabwo uzemera gupfa. Yesu ati no gupfa nza. Noneho kubabarirwa ibyaha nabyo ntabwo bishoboka hatamenetse amaraso. Ubwo n'amaraso yawe nayo uzayamena. Yesu ati nzayamena. Ngayo nguko rero uko niko Imana yambabariye, uko niko ngewe ndi intungane 100%, ariko bivuye mu kwemera gusa icyo Yesu wenyine yakoze. Bivuye gusa mu bushake bw'Imana, ariko n'ubundi nkanashima n'Imana yabimpaye ikabyemeza n'umutima wanjye. Uwo munsi nanjye nkaba ndakiranutse. Imana ishimwe cyane rero ko yabimpaye gutyo, ariko nkimara no gukizwa, nkimara gutungana, nkimara kuba intungane, umuvani wambwirije ubutumwa bwiza Nemire uyu nguyu yambwirije ubutumwa bwiza vis-a-vis turi kumwe, yasize ambwiye ko kuko numvaga nkeneye gutungana cyane. Ubwo mbaye ngusubira inyuma ho gatoya, numvaga nkeneye gutungana ngabaho nk'uko Imana ishaka kombaho, kuko mu buzima bw'abantu, mu bigaragarira abantu, nabonaga Imana hari amahirwe ijimpa muri ubuzima bwa hano ku isi. Ariko bavuga ati ariko ko mbona Imana inkunda, ko mbona ubanza Imana inyitayeho, kuki ngewe kuyitunganira ubu byananiye, kuki ngewe numva gutunganira Imana byaranze n'ukubera iki? Noneho muri make Emile tutandukana, yasize ambwiye ijambo riri mu Baroma ngo ariko ngo hariho gukiranuka kw'Imana ngo kwahishuwe, ngo kudaheshwa n'amategeko.
kudaheshwa nuko witwararitse, kudaheshwa nuko hari amabwiriza wubahirije, ahubwo guheshwa no kwizera ko Kristo ari we wenyine wakirangwa. Imana rero ishimwe cyane. Nkimara gukizwa nabwiye Imana ati Imana rero nabaye nk'umuntu ubonekewe, ariko nanone itandukano njya numva mfite ku bandi bavandimwe nuko njyawe ntajya nibuka ndashobora kubwira umunsi nakirijwemo. Ntabwo nshobora kukubwira ngo umunsi nakijijwe n'uyu nguyu, ahubwo njyewe hamwe no gukomeza kumva ubutumwa bwiza nagiye numva ndi kumera neza, nkajya numva noneho iby'Imana ibyanditse mu ijambo ry'Imana nkajya numva noneho ndi kubyumva, nkajya numva noneho umuvandimwe yavuga uryo wambwiraga ubutumwa bwiza yavuga ijambo mu by'ukuri nkumva noneho ndi kuryumva. Ngo kuko nagiye ngenda mera neza numva naratunganyije nabwiye Imana rero, mbwira Imana ati Imana rero noneho ndumva noneho ntunganye, numva nshatse no guhita noneho mva, kuko ubundi iyo nabaga niriwe mu masengesho numvaga nabwira Imana ati ngubu byibuze Yesu akazaza ndi mu rusengero, Yesu akazaza byibuze mvuye mu butayu aho kwanya ngahita nigira mu ijuru. Navuze ati Imana rero ndumva noneho numva koko ndumva ndi intungane, ariko noneho rero ngeneye n'ubuzima bujyanye nuko gutungana. Ese umuntu watunganye, umuntu koko utunganye nanjye nk'ukomeze, sinari nazira ko habaho n'abandi bantu benshi bakije, ahubwo nabanje kwibaza niba ngajya nkurikirana neza abayimira twakomeje kuganira ariko kuri groupe ya WhatsApp nkajya numva abantu bameze nkanjye ngapfa kwihumuriza guri, ariko numvaga nabaye ukuntu gutangaje kuko numvaga nabanje kwibaza byashoboka kuba ariko abantu basara wenda ntabizi, byashoboka kuba ariko abantu bajya bagenda bazi, ariko mbwira Imana ati Imana noneho ngeneye ubuzima buhamya ko, ubuzima bumpamiriza ko cyangwa bushobora guhamiriza undi muntu ko noneho ndi intungane rwose. Imana ati Imana rero n'ubundi ubuzima bw'ubwoba ubwo nizere ko butakiriho, ubuzima bwo kwiganyira ubwo nizere ko ubwo nabwo butakiriho. Basi ibyo rongenda mbisaba Imana, ariko nabwo ubwo ibyo bintu nabitinzemo kuko narakijijwe, ariko ntinda kubona amateraniro, ntinda guterana, ndinze guterana abavandimwe narakijijwe, ariko ngoma mu buzima bw'abanyabyaha, ngoma mu buzima bw'abanyabyaha, ngoma mu buzima bwo kwiganyira, ngoma mu buzima bwo kwiheba n'ibindi. Ariko Imana ishimwe cyane ko yaje kumbuza n'abavandimwe nkabona amateraniro. Mu materaniro rero icyo nshaka kuvuga, umuntu wakijijwe ntaterane ni ubumuga bukomeye cyane. Nukuri mu materaniro n'Imana yagiye imishura bya bintu byose najyaga ngenda nyisaba n'ibindi taramba nzi kwizabira, bya bindi najyaga nibwira ati Imana umuntu ashira ubwoba gute ko numva n'ubundi niganyira, ko numva ndamutse nsiganye ibihumbi 10 gusa mu mufuka kandi ndi umugabo utunze urugo, ko numva byaba byacitse no bizahenda. Ariko ubwo buzima bwose Imana yagiye ibintu, kandi bavandimwe namwe uko ngira ngo niko umuntu anakizwa, ngira ngo namwe ibyo bintu murabizi ko umuntu agenda yinjira mu ijambo ry'Imana ibintu bimwe bikagenda bivaho agasingira ibintu. Imana narishimwe cyane, nje hano nje kubasaba aya mazi, ubu ni ubwa kabiri ndi bube ngiye muri aya mazi, ariko ubwa mbere nagiye muri aya mazi icyo naje guhishurirwa nuko aya mazi ngo nta kindi kinamara, ngo nico ryo ku mubiri ntaga ajya rimara, ngo ahubwo ngo ni ikimenyetso ku Mana ngo cy'umuntu utakicira urubanza na rutoya mu mutima. Ubwo yari gituma noneho nje muri aya mazi bwa kabiri nuko ya mbere ibwa mbere nyajyamo nayagiyemo mfite umutima uncira urubanza, n'ubundi mvamo ngifite wa mutima n'ubundi ncira urubanza. Ubwo nibwo buryo noneho ubu noneho nje muri aya mazi nje kubabwira ko ukumunde banga ndi umukiranutsi ku rugero Imana ishaka. Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu.